Nangiye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ni wa mwanya rero tugaruka ku makuru atandukanye ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, twibanda cyane kuri Pi Network. Uyu munsi rero turanababwira kuri Ruby app cyangwa se Ruby mining, kugira ngo nayo muyimenye muyikoreshe nkuko dukoresha Pi Network. Reka rero mbanze kuri Pi Network, ndaherutsa kuri Ruby. Kuri Pi Network tugiye kuganira ni mu minota mike, ndashaka gukoresha iminota nk'icumi ku kintu cyitwa two-factor authentication of Pi Network. Two-factor authentication ya Pi Network ni iki? Benshi ya bank sana babwiraga buri muri urwo rwego rwa two-factor authentication, ndetse na bya bindi twemezaga wallet verification. Mu ncamake twifashishije bwa biterwa ariko na artificial intelligence cyo yibajije, ntabwo ipfa kuguha ibintu utayibajije cyangwa se ubibaza nabi bakagusubiza nabi ubundi. Ariko twasabye dusobanurira icyo bita two factor authentication ya Pi Network, batubwira ko bwo ni bwa busemuzi bw'ikoranabuhanga rihangano cyangwa se rikizweho artificial intelligence. Baratubwira yuko two-factor authentication ya Pi Network ni uburyo bw'umutekano buri hejuru bugamije kurinda konti z'abakoresha Pi Network, z'abakoresha urubuga rwa Pi Network. Uburyo bwa two-factor authentication burongerera ubwirinzi cyangwa se buzongerera ubwirinzi bwo kuzamura umutekano w'amakuru yawe, ndetse bigatuma bigora abantu badakorana na konti yawe. Bigora abantu badakorana na konti yawe, ni ukuvuga ngo utari nyiri iyo konti biramugora kuba yayinjiramo. Uko two-factor authentication ikora muri Pi Network, uburyo bwa mbere ikoramo ni bijyanye n'ibyiciro bibiri by'umutekano. Mu gihe ugerageza kwinjira muri konti yawe, nyuma yo kwinjiza izina ry'ukoresha Pi Network n'ijambo banga, uzasabwa kugaragaza ikimenyetso cya kabiri. Uzasabwa kugaragaza ikimenyetso cya kabiri. Ibi bishobora kuba kode yoherejwe kuri telefone yawe, cyangwa yoherejwe kuri telefone yawe cyangwa ikindi kintu cyihariye. N'urugero, uzabona nk'umuntu ukoresha fingerprint muri wallet yarabyemeje. Icyo gihe iyo ushyizemo passphrase ukemeza unlock with passphrase, kubera ko wigeze kwemezamo fingerprint, niyo utayemejemo bagusaba kuba wayishyiramo niba warayemejemo. Iyo rero wayemejemo uhita uyishyiramo, iyo utayemejemo urabihakana. Ni ibi ngibi barimo kudusobanura. Iri ni ibishingiye ku itangazo rimaze igihe yararangiye, ariko turacyarimo kubikoresha ibi ngibi. Uburyo bwa kabiri cyangwa se icya kabiri, gukoresha application za two-factor authentication. Pi Network ishobora kugufasha gukoresha application za two-factor authentication nka Google Authenticator cyangwa iyo bita OT. Izi porogaramu zitanga kode z'ubwirinzi buri gihe, zikora ku buryo bwa time based one time password, ibyo bita TOTP, cyangwa counter based one time password cyangwa se HOTP. Bityo bigatuma ugira uburinzi bwiyongereye. Baracyadusobanurira uburyo ikoranamo na Pi Network. Uburyo bwa gatatu, kurinda ubwo n'ubwirinzi. None tugeze ku bwirinzi, uburyo bwo kurinda uburyo ukoresha Pi Network. Baratubwira bati igihe cyose two-factor authentication ifunguye, ni ngombwa kurinda amakuru yawe. Niba ushobora kuzimya nka telefone yawe
wa mutekano wa two factor authentication, ntiwemerewe gukoresha umuntu wundi kugira ngo umubuze na konti yawe. Ni ukuvuga ngo bifite uko bikurinda, nabyo bifite ubwirinzi bwabyo iyo ubikoresheje nibwo byumva neza kurusha uko wenda umuntu yabisoma hano neza. Guhindura two factor authentication mu gihe uzahura n'ibibazo byo kuzigama cyangwa guhindura telefone, two factor nako Pi Network igufasha kugabanya ibyago byo kubura konti yawe, bityo bikorohera abakoresha gufata ibyemezo. Buriya urumva, reka tuvuge wenda ko telefone utayifite, yaba yaratakaye cyangwa se ufite ahandi wayishyize, hakagira umuntu ushaka kuyicokoza, ubwo buryo uba warakoreshejemo ubwabyo bifite uburyo birinda. Pi Network igufasha kurinda, kubera ko uba utari kumwe nayo, kurinda umutekano wayo kuruta ko bajyamo bakagira ibyo bagira gute bakoraho. Umuntu akinjiramo akababona password yawe akajyamo, nayishyiramo bizamusaba gushyiramo passphrase cyangwa isura, cyangwa wemejemo isura cyangwa wemejemo fingerprint niba yimusaba atayifite, kandi yari uwo muntu yari kwinjiramo akakwibudupaisha, akaguca muri humye yabonye passphrase tayari. Noneho rero urumva nubyemeza nibyo bazakurinda. Ibyo nabyo bigira uburyo bikorwa. Kugira ngo ubikore nuko ugomba kubanza guhindura wallet. Ubwo urumva ariko ku muntu wamaze gukora migration, nuhindura wallet zazindi ziriho zizatakara. Ariko utarabona migration, wallet ashobora kuyihindura hanyuma kuzuza ibyo byose agashyiramo na fingerprint cyangwa isura kugira ngo abyongeremo nabyo muri two factor authentication. Umwanzuro: gukoresha two factor authentication muri Pi Network ni ingenzi kugira ngo wirinde ubujura bwa konti no gukoresha nabi amakuru yawe. Urugendo rwo kugera ku bukungu bw'ikoranabuhanga bugomba gucungwa neza, kandi two factor authentication ni kimwe mu bizafasha kugera ku ntego yawe mu mutekano. Mwabyumvise ikoranabuhanga ni igitangaza cyane. Reka twigire kuri Ruby Mining App. Ruby Mining App ni porogaramu ikoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa, mobile app, ikaba igenewe gufasha abacukuzi b'amabuye y'agaciro, yari ikoranabuhanga cyangwa se abashoramari, ndetse n'abandi bafite inyota yo kumenya no gukurikirana amakuru atandukanye ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni porogaramu rero igira imirimo itandukanye, mu mbabarire, harimo icyambere gushakisha amakuru. Ruby Mining App itanga amakuru ku bikorwa by'ubucukuzi, n'ibyiciro by'amabuye y'agaciro n'ibindi bisabwa ku isoko. Icya kabiri, kugenzura imikoreshereze. Abacukuzi bashobora gukurikirana ibikorwa byabo, imigendekere y'amasoko n'ibiciro by'amabuye y'agaciro mu gihe nyacyo. Iyo bavuga amabuye y'agaciro hano ni za Ruby baba bamayininze, cyangwa se izo token baba bamayininze. Kumayininga se ni muzika gucukura. Hano rero bijanga mu ikoranabuhanga ari mining, izo ziba zivugwa token zihinduka amafaranga. Na amafaranga tubyita amafaranga, ariko nyine amabuye y'agaciro mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icya gatatu, ikoranabuhanga, ni ikoranabuhanga nyine bise ngo ni ry'ikoranabuhanga. Iyi porogaramu ishobora gukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Ikoranabuhanga ry'ikoranabuhanga hano baba basemura ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se ikoranabuhanga ry'ubwenge bwo gukorana. Ni ry'ikoranabuhanga nyine. Ikoranabuhanga ni ikoranabuhanga rikora irindi ikoranabuhanga ubundi. Hano bakavuze neza cyane. Iyi porogaramu rero ishobora gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gupima no gucukura imikoreshereze no gucunga imikoreshereze y'amabuye y'agaciro. Hanyuma icya kane ni imiyoborere. Ruby Mining App igufasha mu gutegura,
raporo z'amakuru ajyanye n'ibikorwa byawe, bityo bigafasha mu gufata ibyemezo byiza mu bucuruzi. Iranaliza mbega ubwo ngubwo cyangwa se irasesengura. Ruby Mining App rero ni igikoresho cyiza ku bantu bose bifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'ubucukuzi n'isoko ry'amabuye y'agaciro, mu gihe ikorana n'abacukuzi mu buryo bworoshye. Akantu mwakumvise. Ruby Mining App rero mu mining ubwo mu kiganiro cy'ubutaha, yamabuye ngo cy'ubutaha ari igihe atari cyo nkurikizaho, ariko icyangombwa nuko nzakibagezaho vuba. Ndaza kubagezaho ukuntu bayi mining cyangwa se bayi registeringa, uburyo bayi registeringa ndaza kubibagezaho kugira ngo buri wese yemaramaze. Ariko hagati aho ushobora kumpamagara kuri video call. Ari ukuntu mpamagara video call tugahita nkwereka ahantu kandi ukansharinga screen nkakuyobora nako kanya ni minota ngira ngo itarenze 5 sirashirara ntabwo ishira, nkagufasha kuregisteringa udashyizemo amakosa kwa nta kindi. Iyo rero iyo umaze kumayininga Ruby 30 wemererwa gukora KYC. Wemererwa gukora KYC kandi wemerewe kwinjizamo n'abandi bantu na ifite networking. Hanyuma iyo ikwereka amadolari ugejeje, nukuvuga ngo urimo kuyimayininga ubundi ugitangira akorera amadolari 3.88 ku munsi, ariko ukugenda uzamuka bigenda byiyongera bakakwereka n'amadolari bihwanye Ruby ugejeje n'amadolari bihwanye. Yego nk'ubugange n'urugero ngejeje Ruby, reka mbaho urugero, ubu ngeze ku rwego rwo gukorera ngiye amadolari 4.43 ku munsi, kubera ko umaze kwinjizamo abantu batatu, ni babiri n'uwa gatatu wanyijijwe ni batatu, niko tubibara ko hari incentives cyangwa se agahimbaza musiki bagenda baguha kubera abantu winjijemo cyangwa uwo wakwinjije. Urumva kubera ko iyo winjiye ukinjira kuri kode y'umuntu, niyo mpamvu ukorera ayo ngayo 3.88 ku munsi, ariko kugenda wongeramo abantu bigenda byiyongera. Kandi iyo bitakorwa gutyo nta kibazo. Nk'ubu ngejeje Ruby 15 n'urugero ndimo kubaha, kuri izi 15 zihwanye n'amadolari 86.70, ubwo ni n'ibice 8, 76 turarondisa biraba ari ibice 70, ubwo ni rero ni 87. Urumva ugiye gukonvatinga baguha amadolari 87. Noneho Ruby imwe ihwanye igura ifite agaciro k'amadolari 2, ubwo ni inkuba kabiri, ubwo ndaba mfite amadolari 178 kandi nta kwezi nduzuzamo, nta kwezi. Ubwo amadolari 178 dushyize wenda ku 1400 tuyashyize mu manyarwanda byaba ari 243,600 mwa bintu. Urumva se reka mbabwire, n'ubu ngubu ngewe nari narananiranye ntashobora kumayininga indi application itari Pi network, ariko maze kwiga Ruby naravuze ntingi nayo ndayijyamo, nahise nyijyamo. Ahubwo natangajwe n'ukuntu nayigiyemo nk'icecekera nka simbyiteho, ariko nta yindi mpamvu yabinteraga, nari ntaramenya amakuru yayo neza. Mu kiganiro gitaha wenda buriya nshobora kuzayibaha amakuru arambuye neza kugira ngo muyisobanukirwe neza, kuko ifite n'itangazo, hari na KYC bazakora mu buryo bugize, ifite ibintu bikomeye cyane. Nayo ifite white paper, ubu ngubu artificial intelligence zagiye dufasha kubisemura nta kibazo. Ariko kugira ngo abantu ndingura basobanukirwe, reka nsoza mbabwira akantu, sinshaka kurenza iminota 15 gutyo. Mwibuke muri corona ukuntu twakubiswe guma mu rugo, naguma mu karere, haje byinshi cyane, naguma mu murenge ngira ngo. Mu byukuri hari umuntu wambwiye ko muri corona yari ameze neza cyane, kubera ko we yafashaga n'abantu batishoboye, akagaburira abantu. Nawe kubera iki? We yarahembwaga akoresheje iki? Online, nta kandi kazi yagiraga, online trading yakoraga, yari afite amafaranga y'ikoranabuhanga, izi application. Ubu rero umuntu ashatse yamayininga, kubera ko ibiza mwabonye ko bidateguza. Nta muntu wari uzi ko corona izaduheza mu rugo, nta muntu wari uzi mabaga ibyizadukorera, nta muntu wari uzi. Muribuka abantu benshi barwaye bakamererwa nabi bakagera kure kubera kutagira amafaranga, kubera ubukene, babaha kawunga, igikoma, ibintu nk'ibyo, tunanasi babaguriye nabwo. Kandi umuntu yagombye kuba afite ibishobora kumurengera. Kubera iki? Mujye mu mayininga
reka tujye tubabwira ubu ngubu imiyoboro yaragutse, amakuru ni menshi, tujye tubabwira inziza, muzimayininge, twiteganyirize, kuko ejo ntawamenya ikiriyo mw'abantu mwe. ubu ngubu muzi abantu benshi, harimo abasaza, harimo abakecuru bahoze bifashije, birwanaho, birwariza, badufasha, bagira bate. Igihe kirageze ngo natwe tube abashobora kubafasha. Kubera iki? Ibintu byabashizeho, abandi babikoresheje nabi, abandi babyaye benshi, ibindi byagenze ukundi, ugasanga umuntu ari mu buzima bubi kandi ashaje, aribwo yarakeneye kumera neza, agasaza neza, afite n'ibyo atanga, afite umutima mwiza. Ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse, abantu babaye nabi, ibirenge bijya kujya imbere. Ariko ntabwo byari bikwiye kujya imbere gwenda kakageni, ahubwo ni ukutamenya hazaza icyo haduhishiye, no kuba tutari tuzi yuko ibintu bimwe na bimwe dufite bishobora kudushiraho. Mining rero ni kimwe mu bintu bishobora kudufasha, dore ko haje ikoranabuhanga rihambaye rishobora kubidufashamo, bishobora kudufasha tukazigamira, tugateganyiriza kandi tukakorera ejo hazaza hacu. Twanagenda tukagira icyo dusiga, kuko umubyeyi mwiza ni uwugira icyo asiga, sibyo? Njya mabwira ni nkanjye payi nabonye nyinshi pe, ubona ko abaye ndi umuryohe, ariko ntabwo ndi umuryohe. Kubera iki? Narazifashe payi 2500 zose zirenga, ndazifata ndaziboroka, nziburuka imyaka 3. Mvuga nti ahari ka gaciro ka GCV, ejo nabasobanuriye GCV ya payi network $314,159 by'amadolari y'Amerika, nizatuma payi iba stable coin, ariko ikajya igenda izamura ako gaciro. Umuntu rero udafite payi nyinshi niwe uzahura n'ibibazo. Buriya uramutse ugiye urugero wenda mu Rwanda, burya ngo umuntu umurinzi avuga ikinyoni kinini kuko aricyo yabonye aho arinda. Nkunda gutanga ingero zo mu Rwanda, kandi wenda atariho hahambaye, ariko niho nibera, niho nzi, kandi ndanahakunda. Niyo mpamvu by the way, nk'ubu wagiye muri convention center, bizagutungura gusanga hari icupa rya wine rigura $15,000,000 zinarenga z'amanyarwanda. Utwo ni duke cyane. Nta muntu rero uzaba utishimiye kuba yatemberera nkaho, kandi ibintu byaho biba bihenze. None utekereza ko niba umayininga rimwe na rimwe, cyangwa utanabishaka, uvuga ko bagutengushye, uzi ko nta n'uwo mwagiranye amasezerano, ibintu bijyamo ku bushake bwawe, nta n'igishoro washoyemo, ariko payi ukazibona, ukabona zishobora kuzakugirira umumaro. Wowe ukabikora wikiraguraho, wivumagura, utuka abantu batanabigushyizemo, ahubwo wowe ari we wizanye, nta n'igishoro wabishyizemo. Wamayininze ukareka kwitutumba ko ntawe tutombera, nibyo witutombera nta n'umuntu uzanabigufashamo. Wamayininze ukazirundarunda ko ejo cyangwa ejo bundi zizakugirira umumaro, ukabyara we. Wamayininze rubi, urumva, hamagara ngewe rwose ngufashe uyiregisteringe neza, ibintu ahasigaye utegereze. Nk'ubu mu Rwanda dufite systeme bita ejo heza. Ejo heza ni uburyo bwo kwizigamira ahazaza, mu gihe kuzigamira ubuzima bwawe cyangwa se ahazaza hawe. Ni ubwizigame bw'igihe kirekire. Ubu bwizigame bw'igihe kire turazigamamo iki mu by'ukuri? Uraba utabonye ibyo urya biguhagije ubone icyo uzigamamo, ariko ugomba kubikora ni ruto ni ruto, haba ari buri munsi, haba ari buri cyumweru, haba ari buri kwezi cyangwa se umwaka, sibyo? Tuzigamire ejo hacu. Urazigamamo iki? Ariko mayininzi rubi cyangwa ukamayininga ntuzapaye, wabona icyo uzazigamamo, sibyo? Twagiye twizigamira mu bigo nabyo, mu bigo by'ubwizigame, mu bigo by'amabanki n'imari. Uyu munsi hari igihugu cy'ukabona nk'ubu hari ikigo cy'imari kimwe nazigamye mungira nkabona buri mwaka bankubise dividende. Dividende ni inyungu ku mafaranga nizigamye, cyangwa se ku nyungu ku migabane, nkabona barayankubise. Kubushize nagiye nyambona bankubise $30,000 umwaka wose. Ndavuga ni bya bintu birarya we. N'ubu ngubu ndategereje muri uku kwezi kwa gatanu, bambwiraga muhera kwa kane, kwa gatanu, ariko kubera ko navuze nikanyigurishe akandi kantu ushaka kwiguramo kagize gafatika, ariko nzafatamo nka 1/10 cyayo. Urumva amafaranga agera mu bihumbi za 400, fatemo 1/10 cyayo, mbe nakikubita nterure nkubite muri ejo heza. Ejo heza yanjye igenda izamuka, ntabwo nibi ngibi narinze ko bizabyara uyo musaruro, kandi ubwo nashoyemo ibihumbi 100, none bigeze muri za 400. Urumva, ese ubwo ntabwo mwumva ko ibyo bintu biba byunguka? Icyo ukora niki? Wowe runda, wirinde kubirurumbira ngo uzabirye. Ya minota naba 15 none bibaye 20. We runda wigira ngo ahubwo ikibazo ni iki ngiki, urarunda ibyo ukuye. Abandi bari mu bibine, bari mu hari igihe wenda bigutesha umutwe, ukabura n'icyo ushyiramo, cyangwa se bakaguca ibihano, ugasanga n'utwo wakabyaje umusaruro dutanga mu bihano, kubera ko nyine wishoye kubyo utarushoboye. Jya kubyo ushoboye. Nk'ubu nko mu Rwanda n'urugero nk'iyo ejo heza, nzayibabwiraho ku buryo burambuye, nzayibaha amakuru afatika.
nka Ejo Heza iyo umuntu apfuye, iyo wizigamiye ubwizigame bwawe bw'umwaka bwo n'ibihumbi 18, imyaka 2 ikurikirana nta kirarano ufitemo, uramutse upfuye baragushyingura. Uti gute? Bagukubita miliyoni y'impozamarira, bakaguha n'ibihumbi 250 byitwa iby'isanduku yo kugushyingura. Ubwo se miliyoni 1,250 se kandi utarayigejejemo, bakanagusubiza ya yandi wizigamiye kuva aho watangiriye, wiyongereyeho n'inyungu zayo, kandi inyungu zayo zingana n'10% ya buri mwaka y'ibyo umaze kwizigamamo. Gusa ko kantu murumva ubwo n'abanyamahanga, kandi n'abanyamahanga bemerewe kuza kugizigamamo. Kanyuma iyo ugejeje miliyoni 4 zirengamo, wemerewe kwaka nka 25% wenda kuzamura bitewe n'ubwizigamo bwa ko bungana. Washaka nko kwishyura amashuri, shaka nko kwubakira inzu n'ibindi. Izo promotion nazo zigiye zirimo, wenda ubu ngubu update sinyifite neza, ndaza kuyishaka noneho nzabaha amakuru arambuye ku kijyanye na Ejo Heza. Kandi nayo buriya impamvu abantu batayiyumvamo cyane, wenda n'ubukangurambaga buke, cya kabiri nuko wenda badahita bayarya, ariko umuntu ushaka ibyo ahita arya ndakurahiye arareba hafi, kandi wazahura n'ibibazo nk'ibyo abantu benshi bagiye bahura nabyo mu bihe by'ibiza bitandukanye n'ibindi bihe by'amage. Ariko ni mu mining Pi, n'akazi barguhemba mu masaha 28, mining Ruby, mumbwire mbafasha ibyo mudashobora rwose. Abo dukorana kuri telefone, fasha kuri telefone, barabibona ko bitwara umwanya, kubera ko hari ibyo baba badusobanukiwe, ariko umuntu bisobanukiwe ni direct, umuntu usobanukiwe bya telefone gira gutya. Nta kuri pe, nta kukanya, nta mvune zirimo. N'ibyo nabafashaga nk'ubu ngubu biragoye ko wazajya umbona rwose. Nk'ubu ngubu wenda abantu bari bamenye ko nakoraga mu mujyi wa Kigali, siho nyirindi muri za Nyagatare, iyo akazi ugasanga aho kari. Ubwo rero abantu bamamagara ngo tubonane ntabwo biri mu gushoboka ubu ngubu. Nayo matike ni ikibazo, ahubwo igishoboka dukoreshe telefone, use your telephone. Koresha internet yawe, ni mukoresha internet, muve mu bintu by'imikino, mugure paka y'ukwezi, muve mu bintu by'imikino, mureke imiteto. Bitari ibyo ndakurahiye benshi bazahura n'ibibazo. Ariko murabona yuko abamayininze Pi yabaye open network, yarabaye nk'ubu benshi hari abamaze kuyibyazamo umusaruro, hari icyo birimo kubafasha. Hafite Ruby hari icyo birimo kubafasha, babikorera iyo ngiyo online. Tufite n'icyizere yuko u Rwanda rwacu hari itegeko barimo kwiga ryo kuzakoresha izi virtual assets zikajya ku isoko. Hari iz'u Rwanda bazazana cyangwa se bakakira n'izo mu mahanga, hari uzasangamo wenda niyo ufite mining. Ndi hano ngo mbafashe ibyo nsobanukiwe kugeza ubu ngubu. Ibyo niyamenya musobanukiwe ni Pi network, ni Ruby mining app, nta ibindi rwose mujye mubaza abandi babisobanukiwe. Ngiye ibyo nsobanukiwe nibyo nzabafasha. Ubwo rero mureke tujye dusangira amakuru uko tuyabonye, uko tuyashoboye, tubafashe ibyo dushoboye, atari ukubyica, ahubwo turusheho kumva akamaro ko kubibyaza umusaruro, kandi ngira ngo bigenda bigaragara. Murakoze, mugubwe neza, naho ubutaha, kandi mujye mukora subscribe mwebwe mutarayikora, mukandi no kukazogera mujye mubona notification ikiganiro cyahageze hanyuma mukandi kuri like, munasharinge abandi iyo nkuru muyibagezeho, hanyuma mutwandikire muri comment. Ubu ngubu kunyandikira kuri WhatsApp biragoye, gibaza ikibazo cyawe muri comment, mukanda aho ngaho ku nkuru, mu mutwe w'inkuru y'amagambo cyangwa se muri titre, mubone link hasi ya ntuza ya WhatsApp channel. Mujyemo WhatsApp channel, mujyemo kuko duterekamo link cyangwa se nandi makuru atandukanye, ariko cyane ni link. Mumenye ko ikiganiro cyahageze, wowe udashobora kuhita ubimenya ukibonemo. Hanyuma ariko nugira ikibazo unyandikire muri comment. Naho kuri WhatsApp ni byinshi cyane, ibyo narababwiye ko gukunda kwabyo bigoye. Hanyuma nushaka ko ngufasha, mpamagara kuri WhatsApp video cyangwa se audio WhatsApp, hanyuma tuvugane, umbwira ikibazo ufite, hanyuma mbone ndebe icyo nagufasha. Murakoze cyane, mugubwe neza.